Mbese waba warigeze gukorera umuntu igikorwa cyiza akakwitura ikibi? Benshi muri twe cyangwa se wenda bamwe muri twe bishobora kuba byarababayeho. Kandi koko usanga muri iyi si ariko ibintu bimeze. Akenshi igikorwa cyiza cyiturwa ikibi. Ibyo bihuje na wa mugani uvuga ngo uwiturwa ineza n'uwo yayigiriye aba agira Imana. Ibyo nibyo tugiye kureba muri uyu mwandiko witwa ibihembo, les salaires. Umunsi umwe ingona yitwa Diyasige irimo gukururuka ku mucanga igarutse mu mwobo wayo nyuma yo kumara umunsi wose yasinziriye ku izuba ryinshi. Ubwo yumvaga abagore bari bagarutse kuvoma amazi, abandi koza inkongoro, abandi baje kumesa imyenda. Aba bagore bavugaga ibintu byinshi. Baravugaga bakongera bakavuga. Bavugaga barira ko umukobwa w'umwami yari yaguye mu mazi akarohama, kandi ko bikomeye cyane nk'uko byari byemejwe n'umucakara, ko mu gitondo kare umwami yari gutuma uwo mwobo wumishwa kugira ngo babone umurambo w'umukobwa we yakundaga cyane. Diyasige ni ukuvuga ya ngona yari ifite umwobo ku ruhande rw'uwo mwobo rwerekeza mu mudugudu. Muri iryo joro yarahunze ihungira mu gihugu cya kure. Umunsi wakurikiyeho koko wa mwobo wari umishijwe, kandi bongera kwica ingona zose zari ziwutuyemo, maze mu mwobo w'ingona ishaje kurusha izindi basangamo umurambo w'umukobwa w'umwami. Hagati ku manywa hari umwana wari ugiye gushaka inkwi mu ishyamba, maze ababonye ya ngona yitwa Diyasige. Uwo mwana yitwaga Gone. Yarayibajije ati, urimo gukora icyaha Diyasige? Ingona iti, narazimiye. Ese wantwara ukangeza iwacu? Umwana ati, reka da, nta mwobo ukibaho. Ingona iti, none se wantwara ukangeza ku mugezi? Umwana kubera umutima mwiza yari yifitiye, yaragiye agushakira umusambi, agushakira ibiti, agushakira n'imigozi, maze arabizana ahambira ya ngona muri wa musambi. Arangije ayikorera ku mutwe. Umunsi wose yakoze urugendo rw'umunsi wose ayikoreye ku mutwe kugira ngo agere ahantu hari umugezi. Ubwo umwana ageze ahantu hari umugezi atura hasi agira ngo ahambure. Ya ngona iti, Gone, ndakwinginze igira imbere gatoya ucire mu mazi kugira ngo noge neza. Umwana yarabyemeye yigira imbere gatoya. Ageze ngo ature, ingona iti, ndakwinginze igira imbere gatoya amazi akugere mu mavi kugira ngo noge neza. Umwana yarabyemeye yigira imbere gatoya amazi amugera mu mavi. Umwana agize ngo ature, ingona iti, noneho Gone, ndakwinginze igira imbere gatoya amazi akugeremo urukenyerero nibwo nabasha koga neza. Umwana nabyo arabyemera yigira imbere gatoya amazi amugera mu rukenyerero. Agize ngo ature, ingona iti, ndakwinginze noneho bubu bwa nyuma igira imbere gatoya amazi akugere mu gituza. Umwana kubera wa mutima mwiza yari yifitiye yigiye imbere amazi amugera mu gituza. Agize ngo ature, ingona iti, noneho ati, mbabarira mvuge rimwe gusa, ndakwinginze igira imbere gatoya amazi akugere mu bitugu. Umwana nabyo yarabyemeye, ubu yigiye imbere gatoya amazi amugera mu bitugu. Nuko ingona iti, Gone, ubu noneho wanshyira mu mazi nta kibazo. Nuko umwana ayishyira mu mazi. Amaze kuyishyira mu mazi, ingona ihita imufata ukuboko. Umwana ati, yuuu, mama we, muntabare,
mware, ndapfuye we. Ndekura. Yamaye nka data. Ingona iti sinkurekura. Maze umunsi wose narya. Ndashonje. Ndakurya. Umwana ati oya we. Ese ntiwibuka ko nagukoreye neza? None si ingororano y'igikorwa cyiza ni nabi cyangwa ni neza? Ingona iti ingororano y'igikorwa cyiza ni nabi. Umwana ati oya we. Ndekura. Ingona iti ndakurya kabisa. Iti ingororano y'igikorwa cyiza ni ikibi. Umwana atoya we. Ingororano y'igikorwa cyiza ni neza ntabwo ari nabi. Wenda niweho wenyine uvuga gutyo. Reka tujye kubaza abandi bantu. Ingona iti ndabyemeye. Nitugende tujye kubaza abantu. Nitubona abantu 3 bemeranya nanjye ko igikorwa cyiza cyiturwa nabi, ndakurya. Ariko nitubona abantu 3 bemeranya nawe ko igikorwa cyiza cyiturwa neza, ntabwo nkurya. Umwana ati ngaho tugende. Ndabyemeye. Mu gihe ibyo byari bitararangira, haba haje nk'ishaje cyane. Umva, yari ishaje bikabije, ije kunywa amazi. Imaze kunywa amazi, ingona irayihamagarira ibaza iti niko wowe ushaje kandi ukaba ufite ubwenge, wadutekerereza niba ingororano y'igikorwa cyiza ari icyiza cyangwa ikibi? Inka nayo irasubiza iti ingororano y'igikorwa cyiza ni ikibi. Nimunyemerere mbibasobanurire. Ibi mbizi neza. Igihe nari nkiri muto mfite imbaraga, igihe navaga mu rwuri, nabonaga ibisigazwa by'ingano n'umunyu. Bakampa amasaka, bakanyuhagira, bakankorakora, kandi umushumba muto wandagiraga yarazi neza karamutse yibeshe rimwe akankubita inkoni, databuja yari kumuhana. Icyo gihe natangaga amata menshi, kandi nka n'undi mutungo databuja yari afite, ninjye yari yarabikomoyeho. None ubu ndashaje, singitanga amata cyangwa inyana, singitabwaho, ntibakinjyana mu rwuri. Mu gitondo babyuka bankubita inkoni nk'iza kabwana, bakanyoreza kujya kwishakira ibyo kurya. Niyo mpamvu mvuga ko igikorwa cyiza gihembwa n'ikibi. Ingona iti wabyumvise? Umwana ati yego, nabyumvise. Nuko ibyo birangiye, inka iragenda, igenda icumbagira, igenda izunguza umuriguzo wayo ushaje uribwa n'udukoko, yerekeza mu byatsi bike byo mu ishyamba. Mbega iyi nka yarakubititse rwose. Ubwo umutangabuhamya wa mbere agiye ku ruhande rw'ingona, kuko ingona yo yemezaga ko igikorwa cyiza gihembwa n'ikibi, naho gone we akemeza ko igikorwa cyiza gihembwa ineza. Ese mpamvu umutangabuhamya wa kabiri we yari kujya ku ruhande rwande? Ubwo hahise haza ifarashi. Iyo farashi yari ishaje kandi inaniwe, nayo yari ije kunywa amazi. Ingona irayihamagarira ibaza iti niko wowe ushaje kandi ukaba ufite ubwenge, wadusobanurira njye n'uyu mwana niba igikorwa cyiza gihembwa ni cyiza cyangwa ni kibi? Ifarashi iti yego ndabishoboye.
nimunyemberere mbibasobanurire ibi mbizi neza. Igikorwa cyiza gihora gihembwa n'ikibi. Nimunyumve mwembi mw'abana mwe. Igihe nari nkiri muto mfite imbaraga, nari mfite abashumba 3 banshinzwe. Mu gitondo na nimugoroba nasangaga isafuriya yanjye yuzuye amasaka n'ibinyobwa birimo ubuki. Ibyo nabibonaga umunsi wose. Baranyuhagiraga buri gitondo bakankorakora. Nari mfite umugozi n'intebe byakozwe kandi byashushanyijwe n'umunyabugeni w'umuhanga. Najyaga ku rugamba kandi imbohe 500 databuja yafashe ku rugamba zagarurwaga ziri ku mugongo wanjye. Imyaka 9 nari ntwaye databuja n'umutungo we. None ubu ndashaje. Icyo bankorera ni ukunkubita mu gitondo kare bakanyoreza mu ishyamba kwishakira ibyo kurya. Ifarashi ivuze ibyo ifata umwanya inywa amazi igihe kirekire, maze iragenda ibangamiwe n'umugozi kandi igenda ihengamye cyane. Nuko ingona ibaza wa mwana iti, wabyumvise? None ndashonje cyane, ngiye kukurya. Umwana ati, oya nshuti yanjye siyasige, wowe ubwawe wavuze ko turi bubaza abantu 3. Nibaza kuvuga kimwe n'aba bombi, none ushobora kundya ariko si mbere. Ingona iti, aha ndabyemeye, ariko ndakubwiza ukuri ko tutazajya kure. Ubwo umutangabuhamya wa kabiri nawe agiye ku ruhande rwande, agiye ku ruhande rw'ingona. Yemeje ko ingororano y'igikorwa cyiza ari ikibi. Yemeje rwose ko ineza yiturwe nabi. Ese umutangabuhamya wa gatatu we aremeza iki? Ubwo hahise haza Bakame. Bakame yaje yiruka kandi simbagurika. Nuko Diyasigira ihamagarira ibaza iti, niko wowe ushaje kurusha abandi, wadutekerereza rinde muri twavuga ukuri? Njye mvuga ko igikorwa cyiza gihembwa n'ikibi, nawe uyu mwana akavuga ko igihembo cy'igikorwa cyiza ari icyiza. Bakame iriyumvira maze irayibaza iti, Diyasige nshuti yanjye, wigeze gusaba impumyi kukubwira niba ipamba ari umweru cyangwa niba igikona ari umukara? Ngo ni doya rwose. None se wabasha kumbwira aho umwana ajya kandi utazi ababyeyi be? Ngo ni doya. Bakame iti, none umbwira ibyabaye nshobore kugusubiza. Ngo ni iti, dore uko byagenze. Uyu mwana yambonye mu gihuru imbere, mfunyika mu musamba nzana hano. None ndashonje kandi ngomba kurya kugira ngo ntapfa. Byaba ari ubupfu kumureka agasohoka nkirukira umuhigo utazwi. Bakame iti, ibyo ni ukuri, ariko amagambo aramutse arwaye amatwi agomba kuba ameze neza, kandi amatwi yanjye ameze neza, ibyo mbishimira Imana. Ariko hari ijambo rimwe inshuti yanjye Diyasige wavuze ntabashije kumva neza. Ingona iti, mwirihe? Bakame iti, iryo uvuga ko uyu mwana yagutwaye mu musamba akakuzana hano. Sha, ibyo sinabyemera. Nuko Gona arasubiza ati, ibyo ni ukuri. Bakame iti, ceceka, uri umunyabinyoma nk'abandi bo mu bwoko bwawe. Ingona nayo iti, uyu mwana aravuga ukuri. Bakame iti, no, ibyo bintu nabyemera ari uko mbibonye.
musohoke mwembi mu mazi. Nuko umwana n'ingona basohoka mu mazi. Uvuga ko watwaye ingona mu musambi, wabikoze ute? Umwana ati nayizingiyemo nuko ndahambira. Bakame iti ariko ndashaka kubibona. Nuko ingona yishyira muri wa musambi, umwana arangije ayizingiramo. Bakame iti wambwiye yuko wayihambiye? Umwana ati yego. Bakame ati ihambire ndebe, iyi ndashaka kubibona rwose. Nuko umwana arahambira, arakomeza koko. Amaze kuyihambira, Bakame iti wambwiye yuko wayikoreye ku mutwe? Umwana ati yego, nayitwaye ku mutwe. Bakame iti ngaho yikorere ku mutwe ndebe. Umwana nuko ayikorera ku mutwe. Bakame irangije iramubaza iti ngone, hari ikintu icyo ari cyo cyose waba upfana n'ingona? Umwana arasubiza ati oya, nta na gito. Bakame iti ngaho rero yijyane mu rugo, ababyeyi bawe n'abavandimwe ndetse n'inshuti bazishima kuko babonye icyo kurya. Uko niko abibagirwa ineza bagiriwe bagomba guhembwa. Nuko ubwo nayijyana mu rugo, abagize umuryango n'inshuti bamara iminsi bishimye kuko bari babonye ibyo kurya. Sinjye wahera ingona Diasigiro Kayima n'ubugome bwayo. None se nahe masomo tuvanye muri iyi nkuru? Muri iyi si akenshi usanga igikorwa cyiza cyiturwa inabi. Abantu benshi babaye indashima, ndetse hari ubwo akenshi umuntu yangwa nawe yagiriye neza. Ariko se byari bikwiriye? Oya rwose, ntibikwiriye. Nimucyo twese twiyemeze kujya twibuka abatugiriye neza kandi tubibashimire. Mu gusoza reka nshimira abantu bose bamaze gukora subscribe, abagenda baduha comment, abakora like na share. Rwose iyo ni inkunga ikomeye. Mwakoze cyane kubana natwe muri iyi nkuru. Nimureke tuzasubira ubutaha.